ndabasuhuje kuko muri kutwumva. Reka dukomeze muri iki gice cyacu cya gatatu, kongere tukivugeho kuko ikiganiro cya mbere ntabwo twigeze tugisoza. Uyu munsi tugiye kuvuga imirimo y'umwuka wera mu isi. Umwuka wera akora imirimo inyuranye mu isi, nawe utuma ibintu byose bibaho cyangwa bigira ubuzima. Soma Itangiriro 2:7. Uretse ibyo, umwuka wera yakoze imirimo inyuranye mu isezerano rya kera n'irisha. Imirimo y'umwuka wera mu isezerano rya kera yazaga ku bantu. Soma Abacamanza 6, uri buze kumva inkuru za Samusoni, uburyo umwuka wera yaje ku bantu. Usome Samweli ibice 10:10. Ni igitabo cya mbere cya Samweli. Uri buze kumvamo inkuru za ba Dawidi, uburyo bishe ba Goliyati. Nabyo wabyumvise. Katuvuge ko ku mirimo y'umwuka wera mu isezerano risha. Imirimo y'umwuka wera mu isezerano risha, katuvuge imirimo y'umwuka wera mu buhanuzi bwa Kristo. Niho harimo umurimo w'umwuka wera. Umwuka wera mu kuvuga kwa Kristo. Umwuka wera mu gihe cyo kubatizwa kwa Yesu Kristo. Umwuka wera mu gihe cyo kugeragezwa kwa Yesu Kristo. Umwuka wera mu gihe cy'umurimo wa Yesu. Luka 4:14. Umwuka wera mu gihe cy'imibabaro n'urupfu rwa Kristo. Soma Abaheburayo ibice 9:14. Usome igitabo cya mbere cya Petero 3:18. Usome Abaroma 8:11. Nibyo wabyumvise. Hari n'imirimo y'umwuka wera mu batizera. Umwuka wera niwe utsinda ab'isi. Umwuka wera niwe wemeza ab'isi iby'ibyaha. Umwuka wera niwe wemeza ab'isi ibyo gukiranuka. Nibyo wabyumvise. Imirimo y'umwuka wera ni imirimo myinshi. Imirimo y'umwuka wera mu bizera. Umwuka wera niwe ubyara abantu bwa kabiri. Soma Yohana 3:3. Ujye usome Yohana 5:6. Usome Tito 3:5. Umwuka wera atura mu bizera. Soma Abagalatiya ibice 4:6. Ndetse usome n'Abaroma ibice 8:9. Umwuka wera atanga icyizere mu bizera. Soma Abaroma 8:16. Umwuka wera yeza abizera. Soma Abaheburayo 12:14. Umwuka wera aha imbaraga z'umwuka abizera. Soma Ibyakozwe n'Intumwa 1:8, cyangwa se usoma Abaroma 18:26. Umwuka wera uyobora abizera. Soma Abaroma ibice 8:14. Nabyo wabyumvise. Umwuka wera afasha abizera mu gusenga. Soma Abaroma 8:26. Usome Yuda 19:1. Nibyo wabyumvise. Uko niko kuri. Tugiye kuvuga umubatizo w'umwuka wera. Mbere y'uko Yesu asubira mu ijuru, yategetse abigishwa be kuguma i Yerusalemu kugira ngo bategereze ibyo basezeranijwe. Soma Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 1:4. Yavuze kandi ku mpamvu zo gutegereza kugeza igihe bazabatirizwa mu mwuka wera. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 1:9. Yohana nawe yari yaravuze ko abatirisha amazi, ariko nyuma ye hari undi uzaza abatirisha umwuka wera n'umuriro. Soma Matayo ibice 3:11. Kubatizwa mu mwuka wera ni ingenzi kugira ngo duhabwe imbaraga zo guhamya Kristo
no guhindurirwa ubuzima bw'umwuka no kwihanganira ibigeragezo. Nibyo wabyumvise. Tugiye kuvuga ku mpano z'umwuka wera. Tugushimiye kuko duteze amatwi iki kiganiro, tugiye kukigera ku musozo, kandi turagushimiye ko wakomeje kudukurikirana, gukomeza kubana natwe muri ibi bice, ndetse n'ikindi gice tuzabana kandi tuzakomeza kuba turi kumwe. Tugiye kuvuga ku mpano z'umwuka wera. Katuvuge impano z'umwuka wera mu byiciro bitatu: impano zihishurirwa, ijambo ry'ubwenge, ijambo ryo kumenya no kurobanura imyuka. Kabiri, impano zo kuvuga, kuvuga indimi nyinshi, ubuhanuzi, gusobanura indimi. Gatatu, impano z'imbaraga, z'ibitangaza, gukiza indwara, gukora ibitangaza no kwizera. Nibyo wabyumvise. Reka tuvuge imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ni ingenzi ku mukristo w'ukuri. Zitwa imbuto z'umwuka wera kuko zitangwa n'umwuka wera. Nk'uko twabibonye hejuru, umwuka wera atanga impano z'umwuka wera, ariko agatanga n'imbuto z'umwuka wera. Soma Abagalatiya ibice 5:22 ndetse 23. Imbuto z'umwuka wera n'amategeko azihana, cyangwa se twari kuvuga ngo imbuto z'umwuka wera ni amategeko azihana. Soma Abagalatiya 5:23. Nibyo imbuto z'umwuka wera nizo zipimirwaho ko umuntu akijijwe by'ukuri. Soma Matayo ibice 7:20. Imbuto z'umwuka wera ni ijambo rikuru muri Bibiliya. Abanditsi benshi ba Bibiliya bazivuzeho. Yohana Umubatiza yazivuzeho, Yesu Kristo azivugaho, ndetse n'intumwa zazivuzeho. Umuntu wera imbuto z'umwuka wera ni umuntu wahaye ubuzima bwe umwuka wera kugira ngo abuyobore. Soma Abaroma 10:14. Izi mbuto zigaragara cyane mu gihe cy'ibigeragezo. Nibyo wabyumvise kandi wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Twari turi kuvuga ku gice cya gatatu, mwibuke ko twagiciyemo kabiri. Twari turi kuvuga ku gice ku musozo wacyo. Nibyo wabyumvise kandi tugushimiye ko wakomeje kudukurikirana. Kanda subscribe, ukore share ndetse na like, hanyuma kugira ngo tuzakomeze kubana natwe muri ibi biganiro. Tuzabagezaho ikindi gice cya 4 ndetse n'icya 5 n'icya 6 ndetse n'icya 7 n'icya 8 n'icya 9, byose tuzabivugaho. Turabashimiye ko mwakomeje kubana natwe muri iki kiganiro. Turabakunda cyane. Mr. Ernest niwe mwakomeje kubana natwe.